uza gukina nta mbese ni wowe uhari wenyine rukumbi ni wowe utegeka ni wowe urega ni wowe uca n'urubanza batabuze ahubwo nukureba ngo bamwe baturusha bamwe badutsinda bitegura gute bategura gute abakinnyi babo bizatuma na stade Amahoro cyangwa regionali izuzura ije kureba umukinnyi runaka. Mu gihe habura amasaha make ngo ikipe y'igihugu y'u Rwanda itane mu mitwe n'ikipe ya Cape Verde mu mikino yo gushaka itike y'igikombe cya Afurika, abanyarwanda benshi ikizere cyo kubona amanota 3 ni gikeya, ahanini bitewe n'uko imaze iminsi yitwara. Amavubi y'u Rwanda ntabwo arabona intsinzi mu mikino 10 y'amarushanwa iheruka gukina, yewe byahumiye ku mirari kuko umwaka urihiritse abayakunda batabona ikipe yabitera mu izamu kuko aheruka gutsinda igitego ku itariki 19 z'ukwa 10 mu 2019 ubwo ikipe yanganyaga igitego kimwe kuri kimwe na Ethiopia mu mukino wo gushaka itike y'igikombe cya CHAN 2021 kandi nyuma yaho iyi kipe imaze gukina imikino 5 yose nta gitego yinjiza. Bamwe mu bamaze imyaka myinshi bakurikiranira hafi umupira w'amaguru by'umwihariko ikipe y'igihugu y'u Rwanda bashimangira ko intandaro y'umusaruro nkene w'Amavubi ari politiki yo gukumira abakinnyi b'abanyamahanga muri iyi kipe, nyamara ngo hari ingero z'abatanze umusaruro wanagejeje Amavubi mu gikombe cya Afurika mu myaka 16 ishize. Umunyamakuru Jean Lambert Gatare yatubwiye uko abibona. Ugereranyije karite ya football y'u Rwanda abanyamahanga bagikina hangaha na karite ya football uyu munsi, nushaka uhere ku mwaka wa mbere bakimara kubavana muri shampiyona mu Rwanda uko byagiye bimanuka umuntu wese ukurikirana umupira w'amaguru ntabwo ushakira handi, ubishakira yuko nta bakinnyi ba karite tukigira. Abakisukuvuga ko abakinnyi bo mu Rwanda bataba beza, n'ikimenyimenye n'igihe abanyamahanga bari bahari nabo bakinnyi beza bari bahari, ndetse bakagira n'amahirwe yo kugira abo bigiraho n'ababaha competition. Naho se ubu ngubu uzabaho uzi ko byanze bikunze urahari ne uzakina, nta mafisango hari ngo ari buze kukonkiransa, nta mbuyu hari ngo araze kukubuza gukina, nta jano hari ngo araze kukubuza gukina, nta mbese ni wowe uhari wenyine rukumbi ni wowe utegeka ni wowe urega ni wowe uca n'urubanza. Abantu bitiranye ibintu bitiranya kuzana abanyamahanga bakabihindura ibyangombwa byo gutirisha no kuzana umunyamahanga utarakinnye ikindi gihugu muri equipe nationale, ibyo kwisu agahabwa ubwene gihugu mu buryo bwemeye n'amategeko. Mwebwe mukoza amakosa mufashe tekeyamo mu mwise bidadi birori, iryo niryo kosa, iryo ni ikosa. Nta rwo ntekereza ko ari bidadi birori wagombye ko victime wabyo nabamuha ibyo byangombwa sine numva bafunze, bagombye kuba barafunzwe barahanwe, ariko bashatse victime wabyo abanyamahanga bose. Ubu se iyo urimo kumbwira ko udashaka abanyamahanga n'amateko yasiba, uraza gusiba ko Abed Said yagutsinda igitego, uraza gusiba ko Manamana yagutsinda igitego. Kuri ngewe rero niba dushaka gutsinda twongere twicare turebe aho twakoze amakosa tuyakosora. Niba dushaka equipe nationale ikomeye amaklub nabanza komere. Imyaka 4 yikurikiranye irashize Amavubi atagera mu bihugu 100 bya mbere ku rutonde ngaruka kwezi rwa FIFA, nyamara mu 2014 rwari ruri ku mwanya wa 68, umwanya mwiza kurusha indi u Rwanda rwagize mu mateka. Amavubi aheruka uwo mwanya mwiza agikinisha bamwe mu bakinnyi b'abanyamahanga, ariko kuva iyi politiki yo guha abanyamahanga ubwene gihugu ngo bakinire u Rwanda yavaho, ikipe yakomeje gusubira inyuma ubutitsa. Olivier Karekezi yabaye umukinnyi w'ikipe y'igihugu imyaka 13 kuva mu 2000 kugera mu 2013, anayibera kapiteni imyaka 5 kuva mu 2008 kugera mu 2013, abona kugabanya umubare w'abanyamahanga muri shampiyona no kubaca mu Mavubi burundu, byarashyize akadomo ku bihe byiza by'iyi kipe y'igihugu no ku byishimo by'abanyarwanda bakesha ruhago muri rusange. Ababishinzwe muri Assemblée Générale ari nacyo nabasaba badufasha abanyamahanga bakaba 5, ikipe ishoboye kubishyura ikabafata, itabishoboye ikabyihorera, kuko ndabizi yuko hari challenge bishobora gutanga umusaruro mwiza. Icyo gihe umufana aza kuri stade aje kureba umupira mwiza, nibaza yuko byaba byiza mu kintu cyateza umupira w'u Rwanda imbere, kuko n'ubundi iyo usohotse ugahura na za Simba zifite abanyamahanga nta mubare. Njye nibaza yuko ababishinzwe muri umupira wa siporo badufashe bareka abanyamahanga babe 5, ndibaza yuko bizatuma na stade Amahoro cyangwa regionali izuzura ije kureba umukinnyi runaka, ese umunyarwanda witwaye neza n'uwuhe.
ibi byifuzo byo kongera guha abanyamahanga bashoboye ubwenegihugu ngo bazahure umupira w'amaguru n'ikipe y'igihugu by'umwihariko binahuye n'umushinga w'itegeko ugizwe n'ingingo 58 wemejwe n'inama y'abaminisitiri ku itariki 15 Nyakanga 2020 ndetse wamaze gushyikirizwa umutwe w'abadepite. Muri uyu mushinga w'itegeko hateganywamo kongera impamvu zishingirwaho mu gusaba ndetse no gutanga ubwenegihugu nyarwanda, umushinga wemerera abanyamahanga bafitiye igihugu akamaro guhabwa ubwenegihugu hatitawe ku myaka 5 bagomba kuba bamaze mu gihugu. Muri izo mpamvu kandi zongerewemo harimo guha ubwenegihugu nyarwanda umunyamahanga ufite ubumenyi cyangwa impano byihariye asumbye abanyarwanda, abaje mu ishoramari cyangwa abandi bafite ibikorwa by'iterambere bizaramba mu Rwanda. Umupira w'amaguru ni umwe mu myuga bigaragara ko hakenewe abanyamahanga bafite ubumenyi n'impano basumbye abanyarwanda, bizwi ko umusaruro wabo wakemanzwe na benshi barimo na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame nk'uko yabitangarije televiziyo y'igihugu mu bihe bishize. Nzabaha na advice abanyarwanda umupira bazawuveho, bajye bareba uwo abandi bakina gusa bo byarabananiye. I think bapfa abanyarwanda ndabibona nkabona the spirit buriya si ikintu cyose, the spirit behind it, the attitude, the winning spirit, the wanting, ndabibona nkabibura. Gusa ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ryo ribona hagikenewe ko abanyarwanda bahabwa umwanya, kandi ngo komite iriyobora yihaye intego y'imyaka 7 yo gukomeza gukoresha abanyarwanda gusa, kandi bizeye ko bazageraho bagatanga umusaruro nk'uko twabitangarijwe n'umuvugizi waryo wungirije Jules Karangwa. Hari ababyeyi bivuga gutyo, hari n'abashobora kuzababwira ko hari ingero dufite z'ababikora bikagenda neza, hari n'ingero dufite z'abakinisha bene igihugu kandi nabo bakabona umusaruro. Ubwo rero ngira ngo ku ruhande rwanjye ntabwo najya ku ruhande rwacu ntabwo twajya mu mpaka zo kuvuga ngo aba nibo bazi umupira aba nibo batawuzi, ahubwo ni ukureba ngo bamwe baturusha bamwe badutsinda bitegura gute, bategura gute abakinnyi babo, babarema gute, donc uburyo bwa development kugeza kuri ubu ngubu. Iyo ubirebye hamwe na komite nyobozi ya Ferwafa kuri ubu ngubu icyo yarashyizemo imbaraga cyane ni ukuntu hahandi natangiye mvuga, duhere handi hasi ku muzi, kumva n'imvano ya byose ku bakinnyi bakiri batoya. Ubwo rero ikintu cya mbere no komite nyobozi yabanje gushyiraho ni gahunda y'igihe kirambye y'iterambere ry'umupira w'amaguru y'imyaka igera hafi kuri 7. Ntabwo ari ukuvuga ngo mu myaka 7 tuzadukinisha abanyarwanda gusa cyangwa se mu myaka ingahe iri imbere, kuko iyo gahunda nkuko nayikubwisha no kuvugururwa, ahubwo igihari nuko dubanza dushyira imbaraga mu kudevelopa abakinnyi benshi b'abanyarwanda. Guha abakinnyi b'abanyamahanga ubwenegihugu bagatanga umusaruro ni ibisanzwe mu mupira w'amaguru w'isi, kandi biremewe kuko n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa iyoboye isi uyu munsi ikeruka kwegukana igikombe cy'isi cyo mu 2018, 87% y'abakinnyi bayo bose bafite inkomoko mu bindi bihugu. Abakinnyi 3 gusa muri 23 bari mu Burusiya habereye iki gikombe cy'isi nibo Bafaransa b'umwimerere, abo ni Florent Thauvin, Raphaël Varane ndetse na Benjamin Pavard. Bityo benshi bakomeje kwizera ko umunsi abanyamahanga bazongera guhabwa ikaze mu mupira w'amaguru w'u Rwanda no mu ikipe y'igihugu by'umwihariko ari nawo munsi wo kongera kubona ibyishimo ku bakunzi bayo.